Ndabasuje cyane kandi mbaha ikaze, ndagira ngo noneho uyu munsi tuze gusesengura ndetse mbabwira muri rusange mu buryo burambuye ibijyanye n'aya makuru ajyanye n'imihindagurikire y'imishahara y'abakozi ba leta ndetse n'uburyo byakozwe mu buryo bw'imibare. Amakuru rero akaba avuga ko u Rwanda rwamaze gushyiraho izamurwa rusange ry'imishahara ku bakozi bose bakora mu nzego za leta. Muri rusange ku mpapuro cyangwa se mu nyandiko, kuzamurwa mu nshingano byasaga n'aho ari ibintu bikomeye, aho umuyobozi w'ishami muri serivisi zigiye zitandukanye za leta no mu Rwanda yashoboraga kuba akora imirimo myinshi itandukanye, wenda yaba nko kuyobora abakozi, agakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'ikigo akorera, agahuza ibikorwa byo gutanga raporo, gusubiza ibibazo by'abagenzuzi, akaba yakora cyangwa se kwikorera umutwaro wo gushyira mu bikorwa gahunda zose za leta, ariko ugasanga ahabwa amafaranga make, agahabwa gusa amafaranga y'inyongera angana nka 5% y'umushahara wose ahembwa. Niba ahembwa ibihumbi 100, akaba ashobora kuba yabonaho 5%, avuga ko abonaho ibihumbi 5 gusa. Iyi rero ni inama y'abayobozi ba komisiyo y'abakozi ba leta yicaye hamwe ifatanyije na minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo. Ibyo bigo birimo gushaka uburyo bwo kunoza imikorere y'abayobozi cyangwa se abakozi bose ba leta. Muri rusange ko byari bisanzwe umuntu wahembwaga amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 500 ku kwezi, ibyo byasobanuraga ko yakiraga inshingano z'umukozi ku mafaranga y'inyongera angana n'ibihumbi 25 gusa, bingana na 5% by'umushahara mbumbe yahembwaga. Mu nzego nyinshi za leta, benshi babonaga ko umubare utakijyanye n'umurimo usabwa cyangwa se inshingano baba bafite zose bakora, bumvaga ko ayo mafaranga y'inyongera ari make cyane. Kuri ubu rero icyo kibazo kikaba cyamaze guhinduka, aho bongereye mu buryo bukomeye cyane. Mu iteka rishya rihindura ibigenerwa abakozi ba leta, yashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva. Uwo umuyobozi kuri ubu ngubu azajya ahabwa amafaranga y'inshingano aba rwakoresheje igipimo cya 1,50,156 cy'umushahara w'ifatizo. Urumva aho bafataga 5% by'umushahara we wose, bazajya bafata umushahara we bakube na 1,050,156 cyangwa se 1,50,156. Aho kugabanya amafaranga ibihumbi 25, aho guhabwa amafaranga ibihumbi 25, ayo mafaranga y'inshingano azagera hafi ku bihumbi 525 n'ibice, ndetse n'amafaranga 78 dukoresheje urugero rwavuzwe haruguru, aho umuntu wahembwaga ibihumbi 500 nidukuba na 1,50,156, tuzahita tubona ibihumbi 525 n'amafaranga 78. Umva ko amafaranga y'inyongera ashobora kuba asumba umushahara w'ifatizo asanzwe ahembwa. Kuri ubu ngubu urumva ko amafaranga azajya ahembwa ashobora guhita agera muri miliyoni n'ibihumbi 25. Mu by'ukuri rero u Rwanda rwashyizeho bucece uburyo bushya bushobora gufatwa nk'umushahara wa kabiri ku bihumbi by'abakozi benshi bakora muri serivisi zigiye zitandukanye za leta. Iri vugurura kandi rikaba rikubiye mu iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 016/03 ryo muri uyu mwaka turimo 2026, ndetse muri gahunda y'imiyoborere ya leta y'u Rwanda itunganijwe cyane. Iri hinduka rikaba ari impinduka zikomeye cyane zabaye mu mishahara mu myaka ishize, aho wasangaga abantu babona make cyane, ariko kuri ubu ngubu bumva ko ari inyongera nyinshi cyane. Amategeko ya mbere yahaga abakozi cyangwa se abayobozi amafaranga y'inshingano angana na 5% by'umushahara wabo ufatizo wa buri kwezi. Gusa iri teka rishya rikaba ryakuyeho burundu iyo ngingo, maze riyisimbuza iyo mibare n'igipimo cya 1,50,156 ukubye n'umushahara we w'ukwezi fatizo. Ni
Nanone kandi ku bafite imishahara yo hejuru, imibare hari ukuntu ubona isa n'ikomeye kurushaho bitewe n'uko iki giko bazanye nacyo gifite imibare myinshi. Nyine nabaha nk'urugero, niba umuyobozi yahembwaga umushahara fatizo w'ibihumbi 800, mbere yari asanzwe ahabwa ibihumbi 40 gusa y'inyongera, mbega ku mushahara we byumvikane ko yabonaga ibihumbi 840. Muri ubu buryo bushya rero bwaje, amafaranga y'inshingano azagera hafi ku bihumbi 840 n'amafaranga 125, bikazatuma umushahara we wa buri kwezi ugera hafi 1,640,000. Umva ko no gukuba kabiri ndetse n'izindi nyongera. Guverinoma ikaba itarigeze itanga ibisobanuro ku mugaragaro impamvu yahisemo icyo gipimo cya 1,50,156. Bumva ko no kukibara gifite imibare myinshi cyane, aho kugira ngo babe bakoresha umubare woroshye, wenda bavuga ngo inyongera ya 1% cyangwa se ya 2% nk'uko bisanzwe. Urumva ko uyu ari umubare nanone ufite ibice byinshi, gusa bishoboka ko uwo mubare wavuye mu isesengura ryimbitse ry'imari, aho kugira ngo ube warafashwe nk'icyemezo cya politike cyafashwe uko bishakiye, mbega uko babugena ibintu badakoze imibare myinshi cyane. Iri vugurura kandi ry'imishahara rije nyuma y'igihe gito leta ifashe icyemezo cyo gukuraho icyuho cy'amategeko cyari kimaze igihe gituma ibigo bimwe bya leta bikorera mu rwego rwihariye bishyiraho uburyo bwabyo bwihariye burenza urugero rwa serivisi za leta rusanzwe. Abakozi mbega bakora mu ibyo bigo bagendaga bakora cyangwa serivisi batangaga, ibigo byo ubwabyo bikaba byakongera amafaranga bikanayakuba cyane. Binyuze mu mpinduka zakozwe mu itegeko rya serivisi za leta ryo mu 2020, Kigali yagabanyije cyane ubwisanzure bw'ibigo nk'inzego ngenzuramikorere n'ibigo bya leta byihariye, ishimangira ko imishahara n'inyongera izakomeza kugenzurwa ku rwego rwo hejuru binyuze muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta ndetse na Minisiteri cyangwa se na komisiyo y'abakozi ba leta. Nanone kandi uramutse urebye neza aya mavugurura yombi hamwe ukayarebera hamwe, biragaragara ko leta itari kongera imishahara gusa, ahubwo iri no guhindura uburyo ububasha bwo kugena imishahara bwayoborwaga muri leta yose. Mbega uburyo ikigo cyagenaga kikifatira imyanzuro yacyo, urabona ko bari kugenda babihindura, aho leta azaba ari umurongo ufatika, umurongo umwe ibigo byose bya leta bigenderaho. Kigaragara neza ko ari leta iri kongera gusobanura neza agaciro k'ubuyobozi cyangwa se agaciro k'abakozi bakora muri serivisi zigiye zitandukanye za leta. Mu myaka ishize, guverinoma y'u Rwanda yakomeje gushyira imbere imikorere myiza, gutanga umusaruro no gukurikiza amahame y'imiyoborere. Abaminisitiri basinya imihigo, abayobozi b'uturere basuzumwa hashingiwe ku ngengo cyangwa se ku ntego zigaragara. Ibigo rero bya leta bikaba bikurikiranwa cyane kugira ngo haboneke accountability cyangwa se uburyo umuyobozi akora inshingano ze, aba accountable, mbese ashyira mu bikorwa ibyo abereyeho cyangwa se ibyo yategetswe, inshingano agomba kubahiriza muri uwo mwanya aba arimo. Gusa nanone imishahara y'abakozi ikaba itarajyanaga n'iyo filozofi yo kuba bareba cyangwa se iyo mikorere y'uburyo bareba akazi umuntu akora ngo bagahuze n'amafaranga ashobora kuba yakongerwa ku mushahara we fatizo. Uko ubukungu bw'u Rwanda bwagukaga, abakozi ba leta bafite ubunararibonye bagiye basanga bahatana n'ibigo byigenga, imishinga iterwa inkunga n'abaterankunga ndetse n'imiryango mpuzamahanga itanga imishahara iri hejuru cyane ku bushobozi nk'ubwo. Abayobozi bakaba baragendaga bongererwa inshingano nyinshi, ariko bo ntibongererwa ibihembo bihagije ugereranyije n'akazi babaga bakoze. Uburyo bushya rero bw'inyongera z'inshingano bukaba bugaragara nk'ubugamije guhindura iyo mikorere, ndetse rivugurura rikaba ryoroshya uburyo bwo kumenya abagenerwa ayo mafaranga abo ari bo. Uko byari bisanzwe mbere, umuntu wagenerwaga ayo mafaranga byaterwaga n'imyanya y'akazi n'ibyiciro byihariye byari byarashyizweho. Amategeko mashya ahubwo akaba azareba umukozi wese wa leta uyobora ku mugaragaro abandi bakozi bari ku rwego rumwe rw'umwuga mu rwego rwemewe rw'ikigo,
mbega abayobozi bafite ubumenyi bumwe, bafite nk'impamyabushobozi zimwe ndetse bakaba bakora inshingano zijya gusa. Ibi nanone bishobora gutuma abantu benshi bo muri minisiteri, abo mu turere n'ibigo bya leta bagenerwa ayo mafaranga, harimo abayobozi b'amashami, abahuzabikorwa, abayobozi b'ingeri zitandukanye ndetse n'abadiregiteri, mbega bagirwaho ingaruka cyangwa se imishahara yabo ihinduka. Ikindi gikomeye ni uko iri teka rizatangira kubahirizwa risubira inyuma, mbega urumva rishyizweho umukono kuwa 22 Gicurasi ariko rizasubira inyuma. Uko rero amakuru aravuga ko nubwo ryashyizweho umukono kuwa 22 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026, rizatangira kubahirizwa guhera kuwa 1 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025. Ibi bivuze ko benshi mu bakozi bireba bafite uburenganzira bwo guhabwa amafaranga y'amezi 17 atarabishyuwe. Ubwo ni amezi 17 ubara uhereye ku itariki ya mbere y'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025, yose bagomba kuzahabwa, ese nk'ikirarane leta ibarimo. Ku muyobozi wahembwaga ibihumbi 500 ku kwezi, amafaranga y'ibirarane ashobora kuzarenga 8,500,000 mbere y'uko hakurwaho amafaranga ateganywa n'amategeko. Abafite kandi imishahara yo hejuru bashobora kubona amafaranga menshi cyane kurushaho, urumva ni hafi gukuba umushahara kabiri. Urumva umuntu wahembwaga ibihumbi 500, nimba leta imurimo 8,500,000 iyo nyongera atahawe, urumva nk'umuntu wahembwaga 2,000,000 we n'amafaranga menshi cyane. Ingaruka rero ziri vugurura ku ngengo y'imari ya leta zirakomeye. Gusa nanone guverinoma y'u Rwanda isa n'iyizeye ko ishobora kubyishyura igendanye n'uburyo ibona ko iterambere ryakomeje kugenda rizamuka mu gihugu. Aya makuru rero aravuga ko igihugu cyakomeje kugira izamuka ry'ubukungu rihamye ndetse kikigaragaza nk'icyitegererezo mu miyoborere no guteganya ejo hazaza. Gushora amafaranga mu bayobozi bikaba bishobora kuba biri mu ngamba rusange z'iterambere igihugu gifite, kugira ngo uko abaturage bagenda batera imbere, abayobozi babayobora cyangwa se babafasha gushyira mu bikorwa gahunda za leta zinaborohereza kuba batera imbere, ataba ari bo basigara inyuma. Nubwo bimeze bityo, ivugurura rishobora kugira ingaruka ku buryo ububasha n'ubumenyi bihabwa agaciro muri serivisi za leta. Abahanga badafite inshingano zo kuyobora, abasesenguzi b'ubukungu, ba enjeniyeri, abanyamategeko cyangwa se bahanga mu ikoranabuhanga, mbega babandi baba badafite urwego rw'ubuyobozi, bashobora kwisanga bahembwa make ugereranyije n'abayobozi bafite ububasha bwo kuyobora ariko badafite ubumenyi bwihariye bungana n'ubwabo ba tekinisiye cyangwa se abantu baba ari abasipesiyalisite, bafite ukuntu basipesiyalize cyangwa se barazobereye mu kintu runaka. Ariko mbivuga mu myaka ishize, kuba umuyobozi byasobanuraga gukora amasaha menshi, igitutu kinini ndetse no kongererwa amafaranga make cyane, nk'uko twabibonye 5% y'umushahara mbombe yahembwaga. Ariko murumva ko kuri ubu ngubu politiki cyahinduye icyo kibazo mu buryo bwihuse ndetse butanga ihumure ku bakozi ba leta bose, by'umwihariko abayobozi, abafite urwego bayobora. Nanone kandi muri serivisi za leta, aho ubuyobozi bwigeze gufatwa nk'umutwaro kurusha inyungu, ubu guverinoma ikaba yabugize umwe mu myanya y'akazi ihemba cyane ndetse ihemba neza muri leta. Byumvikana ko nk'umuntu wari nk'inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga, wenda amafaranga yahembwaga nko ku rwego rw'akarere, urumva ko kubera ko nta rwego akuriye, ashobora kuzaba make ugereranyije n'umuntu uyoboye nk'urwego rw'umurenge, amafaranga aziye kuba akarenze kabiri. Kuko urumva niba umuntu yahembwaga 500,000 akaba azabona inyongera nibura 525,000, urumva ko hazaba ari nk'ubwikube kabiri burenga. Muri make rero izo mpinduka ku mishahara y'abakozi ba leta, icy'ingenzi wamenyamo ndetse wanazirikana ni uko abakozi bose ba leta bazahabwa amafaranga yiyongera y'amezi 17 batahawe uhereye ku itariki ya 1 Mutarama cyangwa se itariki ya 1 y'ukwa mbere umwaka ushize w'ibihumbi 2025 kugeza muri uku kwezi turimo kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Kanda subscribe
dusubire mu kanya.